aduhe kunesha ibyatuneshaga, aduhe gusa na Yesu, imbaraga ze zitwuzure, duhinduka abo Data yifuza ko tubabo. Nta muntu n'umwe wagannye ku birenge bya Yesu ngo ahicare ngo asubire nk'uko yari asanzwe. Ibidashoboka umwuka w'Imana bigezemo bihinduka ibishoboka, ibyananiranye umwuka w'Imana uhageze ubihindura ibishoboka. Ingoyi z'ibyaha, gutekereza kutari ko twandujwe no kwifuza ku isi, ibyo byose bihindurwa n'umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo naza azatsinda ab'isi, azabemeza iby'icyaha. Nta muntu n'umwe ushobora kwemeza iby'icyaha, waba ufite impamvu zo kwisobanura, nanjye naba nzifite, ariko umwuka wera iyo ahageze atwemeza iby'icyaha, tukaba abantu batsindwa, tukaba abantu bakosoreka, tukaba abantu bavugururwa n'ijambo ry'Imana rikagenda rikaba rizima muri twe. Azatumenyesha n'ibyo gukiranuka, azatubwira n'iby'amateka Satani aciriweho iteka, azatumenyesha ibyo gukiranuka twaheshejwe n'icyo Yesu yakoze ku musaraba, azabyandika mu ndiba y'imitima yacu, azatwuzuza kunesha. Yesu yaravuze ngo itorero rye ngo ryubatse ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Itorero rye yari wowe, yari njyewe, yari abamwizeye hirya no hino bo mu bihe byose, abatubanjirije ab'igihe cyacu, abazaza hanyuma niba tuvuye mu isi Yesu atari yagaruka. Abo bose ngo bubatswe ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntababasha, bakorerwamo n'imbaraga ndengakamere. Turifuza ubwo buzima, reka usabe umwuka wera kwigiza imbere, anyigize imbere. Nturyoherwe n'aho uri, Yesu ni mugari, yuzuye ubwiru bubikiwe wowe, yuzuye imbaraga n'ubwiza bibikiwe wowe. Ni akaga kuba umuntu yakumva ibyo yamenye bihagije, ni akaga kuba umuntu yumva amasengesho yasenze ahagije, byaba ari akaga kumva ijambo ry'Imana namenye ari iryo rihagije, byaba ari akaga kwibwira ko aho ugejeje ariho bigarukira. Reka twongere tumubwira twuzuze inyota kandi atwigize imbere. Data, turagushimira ko utadusize twenyine, turagushimira ko waduhaye umwuka wawe, turagushimye Kristo ko waduhaye umwuka wawe kugira ngo atumenyeshe ibyawe. Igihe kimwe wakebutse abigishwa bawe urababwira ngo nari mfite ibintu byinshi byo kubabwira, ngo ariko ubu ngubu ntimubasha kubyihanganira, ngo ariko umwuka naza azabasobanurira byose, azabibutsa ibyo nababwiye. Natwe Data, hari urugero duhagazeho, hari ibintu byinshi wajya kutubwira ugasanga ntitubasha kubyumva, ntitubasha no kubyakira. Turasaba umwuka wera ngo atwigize imbere. Mwuka wera w'Imana, tuguhaye ikaze, nguhaye ikaze mu mutima wanjye, nguhaye ikaze mu buryo nsengamo, nguhaye ikaze ku kigero cy'ibyonzi, nguhaye ikaze ngo uzungenge unyobore. Hari ibyo ntabasha kubwirwa n'ubwami bw'Imana kuko ntaragira ikigero cyo kubyakira. Ndakwinginze ngo nyigize imbere, nyigize imbere mu kumenya, nyigize imbere mu kugandukira Data, nyigize imbere mu kumwiyegurira. Ngwino ngenge, ngwino ucurukura ibyacuramye mu gutekereza kwanjye, mu kwibwira kwanjye. Ngwino umenyeshe ijambo ry'Imana namenye mu buryo bucuramye. Ngwino nkuremo irari ry'iby'isi n'inyota yabyo. Ngwino ntandukanye n'urukundo rw'iby'isi. Ngwino nkize kwishuka kose nyaguhora ku ngoma. Ngwino twuzure mukunzi mwiza, ngwino twuzure twabwa abahungu n'abakobwa bagutegereje bagushaka. Ngwino dukize gushakisha ishimwe ry'abantu kuruta iryawe. Ngwino uvura imvune z'umutima, ngwino uvura ibikomere byaduteye kugura attention, ngwino uvura ibikomere byaduteye kugira ibyo dushakashaka bitari byo. Mwami, kugira ibikubyiga mu mitima yacu. Ngwino mwuka wera utuganze, umaremo ibintu byose bibyiga Kristo muri njyewe, ibyo nzi n'ibyo ntazi. Mwuka wera w'Imana, ngwino umurike mu mwijima w'umutima wanjye, ngwino umurike mu nguni zose ntazi ko zifite ikibazo nyamara zikambuza kugera aho mpamagarira kugera. Ngwino umurike mwuka wera w'Imana, ngwino ukosore, ngwino ureme bundi bushyashya, ngwino uvura imvune z'ubuzima, ngwino uvura imvune z'umutima, ngwino uvura imihangayiko yambuje kukumenya no kukwizera. Ngwino umaremo buri kintu cyose kintera gutekereza nk'uko ab'isi batekereza, buri gace kose katakira ijambo ryawe nk'uko riri, ngo nkubone mu bugari bwawe, ngo nkubone mu bunini bwawe, ngo nkubone mu budahangarwa bwawe. Ngwino ukosora imirebere yanjye, ngwino ukosora uko numva ibintu bitandukanye n'uko ubivuga. Mwami, ijambo ryawe ryarambwiye ngo inzira zawe ngo zitandukanye n'izacu, ariko ngwino unyigize imbere mu kugana mu nzira zawe. Ngwino unyigize imbere mu gutunga kwa gutekereza kwa Kristo nk'uko wakutugene. Mwuka wera turagushaka,
ngwino ube mu materaniro yacu, ngwino ube mu gusenga kwacu, ngwino ubane n'abera bagutegereje bari mu byumba byabo, bari mu nzu zabo, ngwino ubane natwe aho turi nyaguhora ku ngoma. Mwuka wera w'Imana ngwino utuganze, ngwino utwigishe gusenga kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ngwino utwigishe gukorera data, ngwino utwigishe kumugandukira byuzuye, ngwino utwigize imbere tumubere inkoramutima, ngwino unyigize imbere, ngwino unyigize imbere, unyigishe kuba inkoramutima y'Imana, unyigishe kuba inshuti y'Imana, twigira imbere mu bundi bucuti bwimbitse, twigira imbere mu bundi bwiro, ngwino unyuzuza imbaraga zawe Mwami kugira ngo isi itankamura. Mwuka wera w'Imana ngwino twuzuza imbaraga zawe, ngwino uduhe kunesha iby'isi, ngwino uduhe kunesha ubwoba bwayo, ngwino uduhe kunesha impagarara, ngwino uduhe kunesha iby'itureshyeshya n'iby'udukuruza. Mwuka wera w'Imana ngwino uduhe kwiharirwa nawe, ngwino uduhe kwiharirwa nawe. Sanga imitima y'abera, utumara ubwoba bw'ibihe, waratubwiye ngo gutinywa n'umwe nubasha kwica umubiri akarimbura n'ubugingo muri Gehinomu. Ni wowe wo kubahwa, ni wowe ukwiriye igitinyiro, ni wowe ukwiriye gushyirwa hejuru, ni wowe ukwiriye gupfukamirwa. Ngwino tumaremo ibintu byose bihengamye muri twebwe, ngwino tumaremo ibidashyitse, ngwino tumaremo iby'umwanzi yaduteyemo, ngwino tumaremo ibintu byose bitatewe nawe. Uzuza ubuzima bwawe muri twe, mu mwuka wacu hasendera ibyawe, mu bugingo bwacu hasendera ibyawe, mu mibiri yacu hasendera ibyawe. Reka icyubahiro cyawe kituganze, reka icyubahiro cyawe kibe mu materaniro yacu, reka ubwiza bwawe butwuzuye bunanize iby'umwanzi yibwira, reka kubaho kwawe kuremerera imigambi ya Satani, kuremerera uburiganya bwe, kunaniza abamukorera. Kubaho kwawe kutuganze nyaguhora ku ngoma. Duhamagaye icyubahiro cyawe, duhamagaye presence yawe, duhamagaye kubaho kwawe, duhamagaye ubwiza bwawe, ubwiza bwawe butwuzure, icyubahiro cyawe kituganze. Ni wowe dushaka Mwami w'abantu, turashaka ubuzima urimo, turashaka imibereho ugenga, turashaka imibereho utegeka, turashaka ubuzima buyobowe nawe, turashaka iby'imbaraga byawe, ibyo dusoma mu ijambo ryawe. Turashaka ubuzima urimo, turashaka imibereho iganzwe nawe. Ngwino utuganze, ngwino utuganze, ngwino twuzure Mwuka wera w'Imana, twuzuza ibya data, twuzuza ibyo tubikiwe n'ijuru, bitwuzuze muri none. Waratubwiye ngo ufite uwo mwana bafite ubugingo, waratubwiye ngo umuntu nagukunda ngo wowe na data muzaza mugumane nawe. Turashaka ubwo buzima, presence yawe yumvikanamo, presence yawe iganjemo. Ngwino ubane natwe, ngwino usanga umukobwa wawe ahari mu nzu, ngwino usanga umukobwa wawe akurikira ari, ngwino tukuzura natwe ahangaho duteraniye. Reka kubaho kwawe kutuganze, reka presence yawe ngero yuzura bera, ihembure, ibyutse, ikize. Ngwino twikire ya ma situation yitwa impossible Mwuka wera w'Imana, maze ahinduka ibishoboka, ahinduka ibyoroshye. Mwuka wera w'Imana ngwino ucagagura ingoyi z'icyaha zibasa umwana wawe akabarizwa nabyo, adakunda ubwo buzima ariko akabura imbaraga zibusohokamo. Reka kubaho kwawe gucagagura izo ngoyi, reka zicikagurika uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Reka uburetwa bw'uburyo bwose butsikamiye umuhungu, butsikamiye umukobwa bumenagurike mu izina rya Yesu. Reka umucyo wawe utangaze aho umuntu abaswe atazi ko abaswe, maze umucyo wawe utangaze umurike muri uwo mwijima, maze umucyo wawe umubane mwinshi. Yakira ubuzima wamugenewe Mwami w'abami, yakira ubuzima wamugeneye. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kutajya udusiga twenyine. Waravuze ngo uri kumwe natwe kuzagera ku mperuka y'ibihe, kuzagera ku mpera y'isi. Waravuze ngo ntibishoboka ko abisi bakubona, ariko twebweho tuzakubona kuko uriho natwe tuzabaho. Ndagushimira ubuntu bwawe usanga umunyantege nkeya bukamwemesha. Ndagushimira ubuntu bwawe usanga umunyabyaha rw'imbi bukamukiza. Ndagushimira imbabazi zawe zitwikiriye isi, izo nizo zituma tudashiraho. Imbabazi zawe zitwikira n'abakwanga n'abakurwanya, zikabategereresha umunsi wo guhindukira. Imbabazi zawe ntizirondoreka. Twagushimira gute, twakuvuga gute mukunzi mwiza. Kiza uhereye mu ndiba y'imitima yacu, tumaremo umugayo wose urahatagaragara, aho abantu batabona ahabonwa nawe. Wagize iwabo wa Dawidi, umugaragu wawe wagiye gusengera no gusiga abakuru be, uramubwira ngo nabagaye, ngo kuko ngiye ntareba nk'uko abantu bareba. Ni koko ntureba nkatwe pe, tureba inyuma tukareba igihagararo, aho niho amaso yacu agarukira. Ariko wowe ugera ibigenda mu mutima, ndakwinginze ngo tugerereyo. Ugera ibigenda mu mitima yacu, utuvura ibyapfuye kuva mu bwana tutabizi, ibyahengamye,
ibyakocamye tutazi impamvu dutekereza uko dutekereza, tukabaho uko tubayeho kutakunejeje, tutazi aho byapfiriye. Bituma umwanzi atubasha, bituma tutigirana imbere nawe. Ngwino uvure mu ndiba y'imitima, mu mahuriro y'ubuzima. Ngwino ukosora ibyapfuye mu isamwa ryacu, mu ivuka ryacu, mu bukumi bwacu, mu busore bwacu, kugeza dukuze. Ngwino ukosore, ngwino ubature, ngwino ukize mukunzi mwiza. Uvure rizima muri twe. Waravuze ngo amagambo yawe ngo ni umwuka kandi n'ubugingo, ahetse umwuka, ahetse ubuzima bwawe. Mwami ndakwinginze ngo yose abe mazima muri twe, maze adutere gutekereza nk'uko utekereza, adutere kureba nk'uko ureba, adutere kubaho nk'uko wabitugeneye. Urakoze, turagushimira ko wabanye natwe muri iyi minsi yo gusenga, turagushimira ko watwigije imbere, nukomeze utwigize imbere. Reka akariro katse ku bicaniro by'imitima yacu, uduhe kukarinda, kandi umwuka wera udushyigikire kugira ngo ntitukajye duhora tumera nk'abatangira, ahubwo tujye duhora tumera nk'abigira imbere, abigira imbere muri wowe. Utabibashije umushoboze kubibasha ku munsi w'ejo, wabibashije umwigize imbere kurutaho. Uduhishurire ubwiru bwawe, uravuga, urakora, turagushaka mu mwuzuro wose twagenewe. Icyubahiro nikikugarukire kuko ugikwiriye, uragikwiriye, uragikwiriye. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza, Imana ibahe umugisha. Murakoze kongera kugaruka imbere y'Imana muri uyu mugoroba. Umwami Imana abibahere umugisha. Abo dusanzwe tubana muri iyo gahunda, ni umunsi wacu wa gatatu wo gusoza aya masengesho y'uku kwezi kwa mbere. Tuzongera kuyakora mu mpera z'ukwezi kwa kabiri nk'uko bisanzwe, kuwa mbere wa nyuma w'ukwezi kubw'ubuntu bw'Imana. Reka rero tuganire ku magambo y'Imana gatoya cyangwa kanini hanyuma dusangire n'igaburo ryera, tunasenge uko Umwami Imana adushoboza. Ku munsi wa mbere twaraganiriye tuvuga imirimo y'Imana, imirimo y'Imana Yesu akora gutya, agahura n'umubembe akamukiza, agahura n'uwaruhetamye akamwemesha. Ibyo bintu twese biraturyoheye kandi twese turabikunze. Imana ishimwe cyane. Kandi mu budahangarwa bw'Imana, muri suvenete yayo, ibikora nk'uko ishaka. Ntigeze ihinduka, ntigeze igabanukirwa mu mbaraga. Na n'uyu munsi iracyakiza gutya, iracyakiza, iracyakora ibitangaza, iracyacurukura amasituwasiyo, iracyagarura ibintu twari tumaze guheba, iracyabikora. Ariko ku munsi wa kabiri twagarutse ku bundi buryo Imana ikirizamo, noneho ikoreye muri twebwe. Iteka ntabwo buturyohera cyane, kuko tugenda dupfa ku byo twibwira, ku byo dutekereza, imbaraga z'Imana zikatwuzura, zigakorera muri twebwe. Twasomye urwandiko rw'Abefesi igice cya 6, buriya buryo bwo gusenga no gutwara intwaro zose z'Imana. Biriya nabyo biri muri Bibiliya kugira ngo ubimenye kandi ubivive kandi ubibemo, kuko ni ibyawe. Imana ishimwe cyane. Nibyo dukomerejemo n'uyu munsi. Abakurira mu gakiza ibyo bintu barabimenya kandi bakabihagararamo kandi bakabigenderamo. Kubiyoberwa ni ukunyagwa, ni ukwemera Satani agakomeza kugutwaza igitugu, kuko mu isi y'umwuka ni uko bikoze. Twavuze cyangwa ndongera kuvuga ko ubwiru bw'Imana bwose bwo gutabarwa n'Imana ntabwo twabumenya, tumenya aho gakeya. N'uburyo bwose bwo gusenga ntabwo twabumenya, ariko ubwo tumenye tubushyira mu bikorwa. Niba utarumvise inyigisho y'ejo, ndagusaba kuza kuyisubiramo kuko tugiye gukomerezaho. Twari tugeze ahantu tuvuga ko ingingo zacu Imana izikoresha nk'intwaro. Iyo zihindutse intwaro zo gukiranuka, Imana irwana intambara y'umwuka muri wowe, irwanira muri wowe ukanesha rwose, ugatsinda rwose. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 13, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma 6:13 muri Bibiliya yera, haravuga ngo kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa. Nakunze Bibiliya y'Ikinyarwanda ko yabyise intwaro zo gukiranirwa. Izindi Bibiliya zikoresha instrument cyangwa instruments zo gukiranirwa, ibikoresho byakoreshejwe gukiranirwa, ariko Bibiliya yera yabyise intwaro, kandi koko ni intwaro. Ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Muri make
imikoreshereze y'ingingo zanjye y'ibingize byose ihinduka intwaro za kimwe cyangwa ikindi, intwaro zo gukiranirwa cyangwa intwaro zo gukiranuka. Nk'uko tubizi intwaro zirarwanisha, ni ibikoresho birwana, nk'uko twabibonye ejo mu rwandiko rw'Abefeso. Twambara intwaro z'Imana tugahagara tudatsinzwe, uburiganya bwa Satani tukabutsinda, yaturasa imyambi ye yaka umuriro tukayitsinda, ariko Imana ibikoreye muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Hari ingingo rero inshuro nyinshi twibagirwa kandi z'ingenzi, sindi buzitinda ariko nifuza kuzimentioninga cyangwa kuzivugaho gatoya kugira ngo uzibuke. Ingingo zitwa ururimi ndetse n'ubwonko cyangwa se aho dutekerereza. Hari igihe umuntu aba yaravuye mu gusambana, yaravuye mu kwangana, iyo yagize umugisha wo kubivamo, kuko n'abandi bera baba bagitsikamiwe nabyo, ariko hari ingingo rimwe na rimwe twibagirwa kandi ni ingingo rwose zikora mu isi y'umwuka: ururimi ndetse n'ubwonko cyangwa se aho dutekereza. Ibyo nabyo byose bikwiriye kugomororerwa Imana, bikakira amabwiriza mashya y'ubwami twimuriwemo, nk'uko ndi bubivuge. Biduhindukira ibyo umwanzi akoresha kugira ngo aducogoze, atubashe, iyo tutabigomororeye Imana. Uko utekereza ni ingenzi, ibisohoka mu kanwa kanjye ni ingenzi, kandi bishobora gukoresha nk'intwaro zo gukiranuka Imana ikazikoreramo rwose tugatsinda Satani, cyangwa bigakoresha nk'intwaro zo gukiranirwa bikambera ahantu ho gutsindirwa. Imana itugirire ubuntu. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuri uyu murongo wa 13 mu Baroma 6 haravuga ngo ingingo z'imibiri yanyu ntimukazigabize ibyaha ngo zibe ibikoresho by'ubugome, ahubwo mwiyegurire Imana kubera ko mwavuye ikuzimu mukaba bazima. Muyegurire n'ingingo zanyu ngo zibe ibikoresho byayo zikora ibiyitunganiye. Ingingo z'imibiri yanyu ntimukazigabize ibyaha ngo zibe ibikoresho by'ubugome, ahubwo mwiyegurire Imana kubera ko mwavuye ikuzimu mukaba bazima. Muyegurire n'ingingo zanyu ngo zibe ibikoresho byayo zikora ibiyitunganiye. Ngarutse ku rugingo rwitwa ubwonko, abera bigiye imbere barimo bashaka rwose kugendana na Kristo nibo bibuka ko ubwonko bwabo butagomba kubamo akajagari n'akavuyo kariko kose. Ariko haba abandi avuga ngo ubwo urugingo rwanjye rutakoresheje kurwana, ubwo ntateranye igipfunsi, ubwo ntabeshye se niba yabishoboye, ubwo ntasambanye se ndamahoro. Ariko ushobora no kwicarwamo n'ako kajagari k'uburyo bwose mu bwonko bwawe, hanyuma umwanzi akakubasha pe. Reka rero twitoze kwegurira Imana ingingo zacu, kubera ko ni intwaro Imana ikoresha tugatsinda urugamba. Imana ntijya yifuza na rimwe kutsindwa, ntiyifuza ko abo yahamagaye batsindwa, ntiyifuza ko baneshwa. Hari ijambo ry'Imana rero muri Yakobo rivuga ngo kuri data ngo se w'imicyo cyangwa se uwaremye ibiva, niko mu ijambo ry'Imana havuga ngo hakomokaho n'impano nziza zose. Ni ukuvuga ngo data nta kintu kibi yaragennye mu buzima bwacu, ariko icyaha kije ikibi kiraza, hanyuma urugamba ruba ruratangiye. Iyo rero ingingo zawe zidatojwe ngo utozwe gukorera Imana, uru rugamba urarutsindwa. Ko urugamba kuva presence y'icyaha igihari, urugamba rurahari. Kubiyoberwa nuko umupfapfa, kwa kundi tuba tuvuga ngo use ngo Imana kuki itantabara ntarinze kugira gute. Tuzatabarirwa rimwe tuvuye muri presence y'Imana, ariko tukiri nahangaha Imana irwanira muri twe. Ariko Imana ishimwe ko bari muri Kristo Yesu ubwo bushobozi twabuhawe. Haleluya. Hari igihe rero twibwira ko kwigenga ari byiza kuri twe. Ni ukuvuga ngo kwigenga, ndagumana ibitekerezo byanjye nk'uko nibwiraga Yesu ataraza, ngume ntekereze ntyo cyangwa kwisimbwira, cyangwa abantu basanzwe batuzuwemo n'ijambo ry'Imana nk'uko batekereza, tukibwira ko ntacyo bitwaye. Ariko si byiza kuri twe. Tukaba wenda twava mu bubata bwa Satani bw'icyaha runaka cyangwa ibyaha runaka, ariko tugahinduka bigenga, abiyobora, tukibeshya ko ubwo mvuye mu bubata bwa Satani, ubwo ntari imbata y'icyaha runaka, ntacyo ntwaye. Ndi umwana mwiza, ndayoborwa n'ibitekerezo byanjye, ntacyo ntwaye. Ariko reka nkubwire inshuti y'Imana, iyo wiyobora uba uri tere nziza, uba uri ikibuga cyiza cyo gushoborwa na Satani, kuko muri kamere yawe y'umuntu wa kera huzuyemo kwigomeka no mu buryo utazi. Ubu uri umuturanyi wa bugufi waho Satani akorera. Mwibuke gatoya, abana ba Isiraheli bavuye muri Egiputa barimo baca mu butayu bagiye i Kanani. Bananijwe kugera i Kanani nuko bibwira no kubabona ibintu gusa. Ntibazize ko basambanye, ntibazize ko batukanye, ntibazize ko bakoze ikindi kintu, ariko imirebere yabo barayigumanye. Iby'Imana ivuga byanga kwicaramo. Kwigenga mu bitekerezo ntibyagenewe abana b'Imana, tugengwa n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Imana ishimwe cyane. Satani arabinezerwa ko ijambo ry'Imana ritatwuzura kugira ngo nkomeze mbe umuturanyi we wa bugufi, anyinjire mu bitekerezo, anyoboze ubwoba n'ibindi bitandukanye,
kandi nyamara izindi ngingo zimwe na zimwe narazigomororeye Imana. Wongere wibuke urwo rugendo rw'abana ba Isiraheli. Ntibananijwe kugeraho Imana yabajyanaga, gusingira iby'Imana yabahesheje. Ntibabinanijwe n'uko bicanye, ntibabinanijwe n'uko basambanye, bya bindi twita ibyaha. Babinanijwe n'uko iby'Imana ivuga, banze ko byicara mu bwenge bwabo, bagumana ibintu bitewe ahari nuko nabo bari baratinze mu buretwa no mu bubata n'imirebere yabo itarakosotse, bananirwa kugera aho baganaga. Kandi inshuti y'Imana, uretse ijambo ry'Imana rikugwiriyemo, ntiwahindura uko wumva Imana nuko ubona ibintu, ntiwabasha kubihindura, kuko nta nubwo ushobora kumenya ko ari ikibazo kereka iyo gutekereza ko Imana uguhawe uko ubonye mu ijambo ry'Imana, nibwo buryo umenya ko ya mitekerereze wari usanga ngo yari ikibazo. Ariko ijambo ry'Imana ritagwiriye muri wowe, ubona imitekerereze yawe nta kibaye, mbabona imitekerereze yanjye nta kibaye, kugeza igihe muri kiwe n'ijambo ry'Imana. Noneho habaho kugereranya iby'Imana ivuga n'ibyo nsanganywe, nkabona kumenya ko ibyanjye burya bisanzwe byari ikibazo. Igihe Imana yasabaga Yosuwa gutekereza ku ijambo rye ku manywa na nijoro, ni iki ngiki yavugaga. Ntabwo bivuga ko Yesu yarasanzwe atekereza nabi, ariko yagombaga kuvugururwa uko atekereza nuko yibwira, akakira ibitekerezo by'Imana abikuye mu magambo y'Imana, akabyizera, hanyuma Yesu akabasha kugeraho Imana imujyana. Bamwe mu bera babaswe n'ubwoba n'agahinda n'imirho y'iyi si, ntibivuga ngo ibibazo n'ingorane ntiba bihari pe, nta n'ahantu wabyihisha, ariko gutsikamirwa kuzanwa nuko tutakira gutekereza kwa Kristo ngo kutuganze, kutumare mwizo mpagarara n'ubwoba, tugahinduka abantu bahora batsindwa, tugahinduka abantu bahora hasi, kandi nyamara twaragenewe kunesha. Nongere nkubwire inshuti y'Imana, mu byo Yesu akirisha hari ukugukiza gutya, hari ukugukoraho gakira, hari kuvuga ijambo rimwe ko rivuze kuri wa mutware w'abasirikare wasengeraga wari wasabiye umukozi we, ibyo byose biramworoheye. Hari uko bamukoragaho bagakira, ibyo byose biramworoheye. Ariko twebwe muri Kristo Yesu tukiri hano ku isi mu rugendo, si ibyo byonyine adukirisha, hari izindi ntwaro akorera muri wowe, mu mpinduka ziza muri wowe. Uko wakira gutekereza kwe, uko wakira ubuzima bwe, ugenda uhinduka umuntu unesha. Nagira ngo rero byiteho inshuti y'Imana, ntuzakomeze gusenga ukubitana iminwa. Sorry kubyita ukubitana iminwa, ariko ntacyo bitwaye, nanjye ndayikubitana giye kuba kutondekora amagambo gusa, ariko dufite gutekereza kutariko. Buriya isi ya kirokore iratangaje, umuntu ashobora gusengera ibintu atari byo yemera kandi akabisengera, tukabivuga ku munwa ariko mu mutima bitariyo. Ukavuga uti Mana ndagushimira ko nkunda, ariko urukundo rwayo utararwakiriye, rutariyo. Uvuga uti mu mutima, uvuga uti ndindushye kubabarirwa, ndingorwa, nararushye. Ariko ijambo ry'Imana iyo ryicaye mu mitima yacu, uko turitindamo, ridutera gutekereza nk'uko rivuga. Hanyuma urwo rukundo koko rw'Imana yagukunze ukarwumva neza, mukaba mubiziranyeho abantu bahari cyangwa badahari, bigaguhindukira ubuzima. Kuko rero ari byinshi byiza tubikiwemo, niyo mpamvu tutagomba kurivamo. Tubikiwemo ibyiza byinshi bizana impinduka mu buzima bwacu. Imana iguha inyota, Imana impa inyota. Reka dusome mu Bikorinto ba kabiri igice cya 10. Rwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto dukunda kubakoresha dusengera abantu, ariko nagira ngo tubyigarureho twebwe uyu munsi. Rwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, ngiye ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Haratubwira ngo nubwo turi abantu, ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Intambara zacu sizo kuzigana no gusunikana, nyamara turarwana. Ngo intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka. Burya igihe tujya impaka twebwe ubwacu n'ijambo ry'Imana, nta muntu ubundi biri mu kumva ntibikwirwamo, kumva urabihakanye tu. Iyo uri umuntu w'ukuri avuga ati ibyo ntibyashoboka. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Izi nkuta ntamenwa ni ibitekerezo, ni ideology, nibyo twibwira, ni amafilozofi ari mu mitwe yacu, ni uburyo tuzi ibintu. Ngo ibi bintu rero bibereyeho gutambamira kumenya Imana. Mwibuke ko Imana turayimenya tugakizwa, tukongera tukigira imbere tukayimenya, tugasa nayo. Zike zisanzwe zo mu bwenge bwa muntu, zitari mbi mu mikorere, zitari mbi mu kazi, ariko zibangamira kumenya iby'Imana ishaka, zibangamira kumenya abo twagizeho muri Kristo Yesu, zibangamira gutsinda kwacu. Izi nkuta rero zihagaze mu bwenge bwacu, zikubitwa hasi n'iki? N'ijambo ry'Imana. Niryo riza rikamvugurura.
numvaga naratawe ndi ingorwa n'indushyi ntacyo nzavamo ntacyo ndicyo, bwaki ijambo ry'Imana rikanyuzura nkamenya ko ndi umukundwa w'Imana, nkamenya ko ndemye mu ishusho y'Imana, nkamenya ko Imana intekerezaho, nkamenya ko amaso yayo yandiho, nkamenya ko Imana nanjye iteka, ubwoba bw'ubuzima bugashira. Birababaje kandi ntukwiriye kugumayo kuba umwana w'Imana agendana ubwoba bw'ubuzima. Data agenga ibihe, data yimika abami agasimburanya abandi. Evenoma zose ziba mu isi ziturenga twebwe, umuntu akagira ubwoba ngo dore ngo ekonomi y'isi nguraguye, ngo bunono ngo azaduka ibiki, ngo bunono ngo barimo bararema impinja, ngo bunono ngo barimo barakora ibiki, ngo usego. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo bintu byose bitacitse kontrole ye, byose arabigenga. Ariko ayo mahoro uyaheshwa no kugenda umumenya. Uko kuganza ubiheshwa no kugenda umumenya, tugenda tubiheshwa no kumumenya. Ibi rero ni ibindi Kristo akoreramo agahesha abakristo gutsinda no kunesha. Hari ibyo bitangaza akora gutya, ariko hari ibindi ingingo zawe, harimo ubwonko, harimo ibizuzi, harimo ibikuzi, ingingo zawe zihinduka intwaro mukanesha Satani kubera Yesu uri imbere muri wowe. Reka nongere subire mu cyanditswe ngo nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye. Ejo twavuze ko intwaro z'Imana ni ibintu byose Imana isaba abantu. Hariya mu Befeso hatubwiye intwaro z'Imana: gukenyera ukuri, gukiranuka, gukingira igituza, ingofero y'agakiza, inkweto n'ishyaka ry'ubutumwa bwiza, inkota ry'iryo jambo ry'Imana, kwizera nk'ingabo ikingira imyambi ya wa mubi. Ariko ibintu byose Imana isaba abantu mu ijambo ryayo burya bihinduka intwaro, kuko iyo ubibayemo ukabikoresha uba wigiye imbere mu gutsinda, uba wigiye imbere mu kunesha. Imana ishimwe cyane. Rero ikintu cyose Imana igusaba uko kijya mu bikorwa mu ngiro mu buzima bwawe kizaba kibaye indi ntwaro wongerewe yo gutsinda Satani. Niyo mpamvu ntabwo twazivuga ngo tuzirangize, ariko nari nkwibwire mu magambo yoroheje ngo ibintu byose Imana isaba abayo. Niba ibabwiye ngo nimusenge ubudasiba, burya byahindutse intwaro. Niba ibabwiye ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, burya byahindutse intwaro. Niba ibabwiye ngo dushyigikirane, tugirirane, twifuze neza kuri bagenzi bacu, turirane n'abarirase, twishimane n'abishimase, ikintu cyose dusaba gukora iyo tugikoze biduhindukira intwaro. Iyo twemeye kubikoresha Imana icishamo kugira neza kwayo, byadukomeje tayari mu mwuka wacu, byaduhinduye abantu bakomeye bateye Satani ubwoba. Iteka iyo ndimo gushyira mu ngiro, iteka iyo urimo gushyira mu ngiro iby'Imana ikunda, iby'Imana isaba abantu, uba urimo guhinduka umusirikare uri ekipe Satani azatinya. Iteka uko utarimo kubishyira mu ngiro uhinduka umusirikare watsinzwe. Se yitwa ngo iki? Uhinduka nyine watsinzwe. Satani arakura akavuga turiya aroroheje cyane. Nubwo turi abantu ntabwo turwana kimwe n'abantu bisi. Intwaro turwanisha ntizacuzwe n'abantu, ahubwo ni intwaro zikomeye twahawe n'Imana, zibasha gusenya ibigo ntamenwa, zisenya impaka, zikanahirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenya Imana. Izi nkuta nizo mu bwenge, ngo bityo imigambi yose yo kugomera Kristo tukayinesha, maze ba nyirayo tukabamugandurira. Abari bafitemo ibi bikuta ntamenwa mu mitwe yabo, ijambo ry'Imana ryabacengera, nabo tukabagandurira Kristo. Ariko uyu munsi turimo turivugaho, hari inkuta ntamenwa ziba zubatse mu bwenge bwacu, zituza kumva Imana mu mwuzuro wayo, mu bugari bwayo no mu bunini bwayo. Nshuti y'Imana, reka nkubwire, igihe wumvise ijambo ry'Imana kumva ntiryinjira, kumva ibyo ngibyo ntibyanashoboka. Kumva amahoro ya Kristo yuzuye ntabaho, ngira ngo nugukabya kw'abarokore. Uzajya ubwira Umwuka Wera uti mpibyo bintu binyigisha, mvanamo inkuta ntamenwa zituma ntakira amahoro yawe, zituma ntakira imbaraga zawe, zituma nakwizera. Uzajya uba umunyakuri, uri ku buryarya bw'idini. Uburyarya bw'idini budutera kwibwira ko ntacyo bitwoya. Imbere y'Imana tuza nk'abambaye ubusa, ukaba umunyakuri, ukavuga uti ndagukeneye, sa nk'ufite imbaraga zawe ariko ntazo mfite, sa nk'uwakumenya ariko sinakumenya, dore ndatsindwa, dore ubwoba buranyishe, dore simbayeho mu mudendezo wamfatiye. Ukamusaba ubwo buzima, azagenda buguha buhoro buhoro buhoro. Kubera iki ibi bintu biri ngombwa? Bibangamira gukora kw'Imana iyo bitagomorokeye Kristo, iyo ingingo zacu zitagomorokeye Kristo. Muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 58, ngo Yesu yagiye mu gihugu cy'iwabo, ahageze ngo ananirwa kuhakorera ibitangaza. Ngo hakorera ibitangaza bike kuko batari bamwizeye. Tekereza Yesu. 13 umurongo wa nyuma uravuga ngo aho Yesu ntiyakoreye ibitangaza byinshi abitewe nuko batamwizeye. Muribuka abana b'Imana bajyaga, b'Abisiraheli bajyaga i Kanani, bananiwe kugeza nuko batamwizeye.
bibananiza kugera. Ni Imana yari ibahagurishije muri Egiputa ibajyanyeyo, ariko bananirwa kugera ko batamwizeye. Ahangaha naho ngo Yesu ntiyakora ibitangaza byinshi abitewe nuko batamwizeye. Mere hejuru gato yo kuri 53 turavuga ngo Yesu amaze kubacira iyo migani avayo ajya mu gihugu cy'iwabo, hari iwabo bari bamumenyereye. Ajya mu gihugu cy'iwabo aheraho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati ubu bwenge n'ibitangaza yabikuye he? Ntibabibikaminze cyangwa ngo babyakire, ahubwo bari barimo batangarira ubwenge n'ibitangaza yabikuye. Mbese harya si wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda, bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ngo ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyahakoreye ibitangaza byinshi abitewe nuko batamwizeye. Niba utazi ko Yesu yari afite abavandimwe nabyo urabimenye. Nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda. Ikindi tubasha kumenya amahanga nuko yari afite bashiki be barenze umwe, kuko bavuze ngo bashiki be nabo bose ntiduturanye. Ngo ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyakorerayo ibitangaza byinshi abitewe nuko batamwizeye. Twarimuwe rero twebwe bakundwa, twebwe bari muri Kristo Yesu. Nigeze kuvuga ngo kuva mu bubata bwa Satani n'ubw'icyaha ni kimwe, ni cyiza ariko nticyuzuye. Twarimuwe tuva mu bubata bumwe bwica tujyana mu bundi bubata bukiza. Iyo tutagiye munsi y'ububata bukiza tukagomba kuba bacu tukigenga, wibuke ko tuba duturanye na tere Satani akoreramo. Ni ahantu horoshya tubashiriza, ariko twakuye mu bubata bwica tubona transfer tujyanwa mu bubata bukiza. Mu bubata bwo mu bundi bwami, n'ububata ariko burimo umudendezo, n'ububata burimo urukundo. Ariko iyo utagiye aho ngaho uhinduka umuturanyi wa bugufi Satani akoreramo ibyo ashaka. Rero wavuye mu bubata bubi bwica, ariko ntiwagenewe kuba wigenga, ahubwo wagenewe kuba munsi y'ubundi bubata bukiza. Imana ishimwe cyane. Uko ukomeza kuba uwawe ukigenga ni wowe ubihomberamo, kuko mu bwigenge bwawe umwanzi arahakubashiriza cyane. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 7 umurongo wa 6, Abaroma 7:6, ngo ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka. Niba turi mu bubata bushya bw'umwuka, ubwo tugengwa nande? Na mwuka. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Niyo mpamvu mu bikorwa bimwe tujya tuvuga byo kubohoka cyangwa by'iki bitandukanye, umuntu ushaka kuva mu bubata bwa Satani ariko akaba yigenga ntashobora kubohoka byuzuye. Akeneye kwinjira muri ubu bubata bundi bwo kuyoborwa na Yesu, gutereka ibyanjye hasi ngafata ibya Yesu. Kandi bibutse ko ibyanjye iteka biba atari bibi. Hari igihe birimo logique nzima zikora mu isi isanzwe, ariko zidakora ahangaha muri ubu bwami bushyashya. Uko twimiwe rero tugakurwa mu bwami bumwe tukajyana mu bundi bwami, dukwiriye kwakira amabwiriza n'ubuzima bw'ubwami bushyashya twinjiyemo. Mu Bakolosayi 1:13, Bakolosayi 1:13 ndahakunda, haratubwira ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Haleluya. Umwanzi nagukanga, dore ngo wacu nuko bapfa, ngo nuko bigenda, uzajye umwibutsa ko wabonye transfer, warimutse. Haleluya. Ibyabaye iwanyu ni hariya nyine, wowe nta mugabane ufitanye nabyo. Twarimuwe. Niwe wadukije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Aho niho dutuye, aho niho tubarizwa. Ibyaho nibyo bitureba, ni nabyo bitugenga. Ahubwo ni muze twitoze ibyaho maze bitwuzure, maze murebe ko turagenda tunesha umunsi ku munsi. Imana ishimwe. Inkuru nziza rero nuko bari muri Kristo ububasha bwo kwegurira Imana ingingo zabo, za ngingo zishobora gukoreshwa ibyo gukiranuka n'ibyo gukiranirwa. Inkuru nziza nuko bari muri Kristo Yesu, ubwo bubasha barabufite. Ingingo zacu duzifiteho ububasha kugira ngo zegurirwe Kristo. Ubwo bubasha bari muri Kristo Yesu bose barabuhawe. Ububasha bwo kwegurira Imana ingingo zacu twarabuhawe. Twahawe kugarura amayindi yanjye nkabwita igaruka. Ibyo si byo bibamo. Twahawe ububasha bwo kubwira ingingo zanjye ngo ntabwo uri bukora ibyo gukiranirwa. Igihe dukizwa
burya twarabuhawe. Ikiba gisigaye ni ugukurira muri ubwo bubasha twahawe, muri iyo autorite twahawe, muri abo twagizeho. Tuba dukeneye gukuriramo nk'uko akabebe iyo kavutse burya gafite amaso gafite amatwi, ntabwo nigakura bazagateraho amazuru n'amatwi, ingingo zose zirahari, gakeneye gukura. Niko natwe abavukiye muri Kristo Yesu ububasha bwose n'imbaraga z'uburyo bwose twarazihawe, igisigaye ni ugukura kandi dukuzwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko ingingo zose n'ibyo ukeneye byose bigushoboza kubaha Imana no kunesha Satani biri muri wowe igihe wavukaga. Ntago akana kavuka ngo nyuma y'amezi 5 bagateraho akaguru, ngo nyuma y'umwaka bagateraho amatwi. Kavukana amatwi n'ubushobozi buke bwo kumva, kakavukana umunwa n'ubushobozi buke bwo kuvuga, kakavukana wenda akanwa katari mwamenye n'ubushobozi buke bwo kurya. Ariko uko gakura niko kagenda kagira ibyo bice byose bikagize bigenda byidevelopa bigira capacity bikwiriye. Rero natwe igihe twakizwaga, iyo ni inkuru nziza kwere kwicara mu mutima wawe. Igihe Satani arimo gushuka ngo urumva ngo rero ngo birango byagenewe bariya, ngo se wabibasha, ngo se wakwirukana daimoni, ngo se ngo wagira gute, ngo se wasenga nawe bigakunda, ngo byagenewe bari. Igihe Satani arimo gushuka mwene ayo magambo y'ibinyoma, uzajya umwibutsa uriwe, mubwire ko ubushobozi bwose n'ubutware bwose wabuhawe igihe wakiraga Kristo. Umubwire kuri mukurira muri we. Imana ishimwe cyane. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 6 kugeza umurongo wa 2 kugeza ku wa 6, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. Imana ishimwe cyane. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora, ye bambwira ngo ntukora iki, ntibakora iki, ntibakora iki, ibyo ayo mategeko ntiyampaye imbaraga zo kubibasha. Iyo yari meza ariko ntiyanzaniraga imbaraga zo kubibasha. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. Bya bintu tutabashaga none byasohoje muri twe kubera icyo Yesu yakoze. Ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohoze muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Niyo mpamvu nshuti y'Imana, igihe cyose umwanza gushutse gukurikiza ibyo wibwira, ntukurikiza iby'umwuka asaba abari muri ubu bwami, ni wowe aba yambuye imbaraga, ni wowe aba wibwe. Ugomba guharanira, tugomba kwifuza, kunyoterwa, guharanira gukurikira iby'umwuka ashaka, kuko niho imbaraga zacu zibikiwe. Ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Iyo umwanzi arimo gushuka, urugero kugira ngo ubeshyeho gakeya, akubwira ati utashyizemo kano kanyuma ntabwo ibintu byakunda, abantu bazakugaya, abantu bazaguseka, dore niko n'abandi bantu babaho, dore nuko babigenza, nuko babishaka. Bibiliya iravuze ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Iyo wibukijwe kuko uri gukurikiza iby'umwuka, uravuga yego nuko abantu babikora, nibyo by'ubwenge, nibyo bigaragara neza, ariko misemo iby'umwuka. Umwuka asezeranya kumpera umugisha mu by'Imana, asezeranya kuntunga, misemo gukurikiza iby'umwuka. Ntibyumvikana muri logique yanjye, nanjye nkoresheje logique yanjye nasanga ari ubupfapfa. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yahisemo gukirisha abamwizera ubupfu. Ni ubupfapfa, ubupfu bw'ibibwirizwa. Rimwe na rimwe rero gukurikira iby'umwuka riba bisa nk'ubupfu, ariko reka nkubwire, niho imbaraga z'abera zibikiwe, niho kunesha Satani kubikiwe, niho imirimo n'ibitangaza by'Imana bibikiwe. Data adushoboza gukurikiza iby'umwuka. Rero ugenda ubishobozwa no kuzurwa n'ijambo rye. Ngira ngo nabivuze nsenga simbyibuka, Yohani 6:63, Yesu yaravuze ko amagambo avuga ari umwuka kandi ari ubugingo, ngo iby'abantu ntacyo bimaze, ariko amagambo mbabwira ahetse umwuka, ahetse ubuzima bw'Imana. Sinshobora kugira imbaraga zo gukurikiza ibyo Data ashaka amagambo y'Imana atagenda agwira muri njye. Ntugwe mu mutego wo kumva ngo narayumvise bihagije, narayasomye bihagije. Iyo umaze kubwira ko yasomye bihagije, ubutari wayasoma. Hari ijambo nigeze gusoma ubushize ritubwira ngo iyo umuntu yibwiye ko hari icyazi, ngo atari yagira icyo amenya. Iyo nibwiye ngo amagambo y'Imana narayumvise bihagije, nshuti y'Imana, ubugari bwa Yesu, ubunini bwe, ubwiza bwe, imbabazi ze, urukundo rwe rutarondoreka, imbaraga ze zitagira akagero, ubu twarazirangije ku buryo twavuga ngo byose narabyumvise, byose narabyize. Oya, ahubwo Data twongerera inyota. Aya magambo ahetse ubuzima,
aya magambo ahetse umwuka w'Imana agwirire muri njye, kuko muri njyewe niho harimo ibikoresho, intwaro Imana irwanisha itsinda Satani. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 6 hariya twari turimo gusoma mu Baroma 8, umurongo wa 6 uravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Umutima wa kamere se n'uwi no gukomeza kugaburira ibyo kamere ishaka. Umutima w'umwuka no kwifuza no kugana no kubiharanira ibyo umwuka ashaka, ngo bizana ubugingo n'amahoro. Ndamya kuri ijambo umukozi w'Imana tuyobe nawe yarivuzeho, ubu umwuka wera arashaka kurishimangira muri wowe, ongera urishimangire. Umwanzi rero akoresha ibyo byose tutagomoreye umwuka. Ingingo zacu zahindutse zo gukiranirwa. Nongere nkwibutse utekereze ku ngingo yitwa mind, ku ngingo y'ubwonko bwawe, aho ibitekerezo byawe byicaye. Kuko hari igihe ibiganza byanjye bitakoze ibibi, amaguru yanjye ntakora ibibi, umubiri wanjye wongeye ntukora ibibi, nibwira ngo nambahoro. Ariko urugingo rw'ingenzi nanone ku buzima bwawe kugira ngo ruhinduke intwaro y'Imana harimo gutekereza uko wibwira. Kandi ukuntu dutekereza nta muntu wabyinjiramo, ni njye n'umwuka w'Imana umurika akabona wadahishwa, nta wundi muntu ubizi. Ushobora gutinya gukora icyaha kuko uri bungaye, uri bumbone, gatinya kukubwira uko ntekereza kugira ngo utangaya, ariko mind yanjye niyo y'ukuri, niwe ndiwe. Nawe mind yawe niwe uriwe imbere y'Imana, unfortunately ni nawe uriwe imbere ya Satani. Azi gutsinda kwawe no gutsindwa kwawe. Niyo mpamvu dukwiriye guharanira ko ingingo zacu zose tuzigomororera Kristo. Tubisaba umwuka w'Imana, mwibuka ko ubushobozi twabuhawe ari muri Kristo Yesu, tukagera tubishobora. Kubera iki? Umwanzi azakwambura imbaraga, akwambura ubushizi bw'ubwoba n'ubushizi bw'amanga igihe ufite umutima ukorega ikibi. Nusitaraho gato vuga uti nukora ko byagenze bite. Nusitaraho gato akwambura ubushizi bw'ubwoba, akwambura ubushizi bw'amanga, cyangwa se gusigamo kwirarira. Ni ibintu bibiri, umwe agira ubwoba, undi agasigarana kwirarira. Ariko mu by'ukuri bwami bw'umwijima buduseka avuga ati urivugira nyine wowe se nawe ko tugutuyemo, ubwonko bwawe turabujagajaga tubugenza uko dushaka. Ariko umutima utaturega ikibi uduhindukira intwaro. Mureke tugomore Kristo, ingingo zacu zikoreshwe ibyo gukiranuka kuko ni intwaro. Umugaragu w'Imana Paulo yari bivuze mu Byakozwe n'Intumwa 24:16, Byakozwe n'Intumwa 24:16, ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Ndabihirimbanira. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Imana avuga ngo ndabihirimbanira, nagaruko wabibashije byuzuye, ariko nimo ndabishaka. Ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana. Ngirira Imana. Imana itari bumanuke ngo ingaye, Imana itari bumanuke ngo inkoze isoni imbere y'abantu. Burya dushobora gutinya isoni z'abantu kuko twanga kumwara. Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Mwibuke iryo jambo ryo guhirimbana, mu Cyongereza bakoresheje kwiexercise. Imana ishimwe kwiduha kwiexercise. Ni umutima ubishaka, ni umutima ubyifuza, ni umutima ushaka gutsindwa uyu munsi ariko ushaka byuka ukongera ukabishaka. Nagaruko twabishoboye, ariko turi muri urwo rugendo rwo kugana mu kubishobora. Umwuka w'Imana dushoboze. Twavugaga ubundi buryo Imana idutabariramo. Tugiye gusenga, tugiye kwegera igaburo ryera, hanyuma dusenge. Ariko ntugume ku kigero cy'ubwana. Nimwitegereza Bibiliya uzasanga mu bantu Yesu yagiye akorera ibitangaza, yigendera, bigendera, rimwe na rimwe ntaho wongeraga guhurira nawe. Urashaka kubana n'Imana ya gutyo? Ikwikirize, wigendere, yigendere. Kuko Imana ishobora gukiza umuntu utayizi, utanayizera, kubera imbabazi zayo nyinshi n'urukundo rwayo rutagira akagero. Dushobora gusengera abantu batazi Imana, batanayubaha, imbabazi z'Imana zikabageraho. Ishobora no kubatabara batanabasengeye. Ubundi se wagize ngo iyi neza yuzuye ku bantu n'abanyabyaha n'abacumura, ni ukubera iki? Ni ukubera imbabazi z'Imana. Nawe se urashaka kurugera kuri urwo rwego? Abakijijwe duhinduka ubuturo bw'Imana, tugahinduka igikoresho Imana ikoreramo itsinda Satani. Data akeneye abo bantu, akeneye abahungu n'abakobwa ab'ubuzima bwabo buhinduka intwari Imana ikoresha isenya ubwami bwa Satani. Ntugarukire ko biriya bya mbere ni byiza,
ariko ni urwego rwo hasi. Ngwino twigirane imbere kugira ngo Imana ikorere muri twe. Twambare intwaro zose z'Imana, ingingo zacu, mayindi yacu, ururimi rwacu, amaboko yacu, ubuzima bwacu, ko tubona ibintu byose bihinduke intwaro zo gukiranuka. Imana irwanisha intambara zayo. Duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko urasa azakurasa pe, ariko azasanga ukingiwe n'ingabo yo kwizera. Kandi twasanze ngo n'ingabo ikingira ya myambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Ibyo bikumara ubwoba bw'ibizaba. Hari umuntu wicara akajya atekereza ibizaba. Dusezeranyijwe ingabo idukingira imyambi yose, ibizaba ejo n'ejo bundi, ibizaba nkiriho cyangwa ibizaba ku bana banjye ntagihari, nta bwoba. Dukingiwe imyambi yose. Reka duharanire, duhirimbanire umutima utatureka ikibi. Nagira ngo nkugaruye cyane cyane ku kantu ko muri mind, kuko turakibagirwa tugatunganya ibyo twatunganya n'amaboko, ariko muri mind ni ikibuga Imana ikoreramo, kandi ni ikibuga Satani akoreramo. Umuntu akajya yumva ntazarenza imyaka 30 akabyicarana, maze indwara z'uburyo bwose zikamwadukira, akumva ntazarenza 40 kuko ntawe wabo wazirengeje. Ariko Yesu ni mwiza. Kakantu nkunda kukavuga, mama wangishwe na kanseri nahoraga nyitegereje, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Ntabwo nibuka bansengeye ngo nkiri ubwo bwoba, ariko ko ijambo ry'Imana ryagendaga riza nageze igenda nabyibagirwa biranashira. Kundi ku mwana wa mbere navuga ngo nubu nukwiza, umuntu atwitira iraje muri kore, iraje muri tennis, wa kabiri ukavuga uti iraje. Ariko Yesu ni mwiza, ijambo ry'Imana ni rizima. Mureke tumubwire ngo twuzuze ibyawe. Uri umutsinzi no kurushaho, wagenewe kunesha, wagenewe kuba igikoresho Imana ikoresha umurimo wayo, wagenewe kuba igikoresho cy'icyubahiro. Warimuwe, wakuwe mu bwami bw'umwijima utwarwa mu bwami bw'umucyo. Uwiteka ari kumwe nawe kugira ngo akugirire neza. Urambirwe ubuzima utaziranye n'Imana, wifuze kwigira imbere. Ntugarukira aho ugarukiye umunsi. Imana ishimwe ku byonzi, ariko ntibihagije. Imana ishimwe ku byo amaze kumenya, yaba ku gusenga, yaba ku isi y'umwuka, ariko ntibihagije. Imana ishimwe ku ijambo ry'Imana amaze kumenya, ariko ntirihagije. Isi yuzuye imiruho, yuzuye imiraba, ni twebwe Imana ifite, kugira ngo ubuntu bwayo buce muri twebwe. Hagira abakira, hagira abaruhuka, hagira ababohoka. Kandi data si umugome ngo yifuze kohereza ingabo z'amakajoriti. No, n'abasirikare nabonye bakunda abasirikare babo. Abasirikare baba bakunda abasirikare. Umusirikare uyoboye, niba ari umujenerali, niba ari umukapiteni simbizi, muzima abakunda ingabo ze. Ntabwo yifuza kohereza umusirikare w'inkomere ku rugamba. Kajoriti, umuntu wakomeretse baramwivakiwa bakajya kumuvura. Kandi abonye abasirikare babo bazwa n'abasirikare babo bakomeretse. Ubu data Uwiteka Nyiringabo akeneye ko uhora uri inkomere. Urukundo rwe ni rwinshi, mbabazi ze ntizigereranywa. Yaratubwiye ngo turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza, ariko kanguka umenye intambara y'umwuka, umenye ko umwanzi wawe ari Satani, kandi ntazarekeraho kukwanga. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ahora arorongotana, arazenguruka ngo nk'intare yivuga, ashaka kubaconcomera. Ntazigera reka kukuzenguruka ubuzima bwawe, ntazigera reka kuzenguruka ubwanjye. Hatabonye naho hatari icyuho, naho ubuntu bw'Imana bwankingiye, naho nanesheje sinagize imbaraga zo gutekereza kwa Kristo. Ariko ubundi kuzenguruka, twese aratuzengurukira rimwe. Ntago abera hose icyarimwe, ariko afite ingabo. Afite ingabo z'abadayimoni, afite n'ingabo z'abantu bariganijwe. Imitima yabo irariganywa, ikorera Satani. Abo bose ni intumwa ze, barazenguruka. Niba hariho abantu bamenya amakuru yawe byimbitse, n'abakorera Satani, kuko bakwigaho igitondo n'umugoroba, bareba hari icyuho mu buzima bwawe, basanga ari mu bwoba bagacaho, basanga ari mu mutima ukurega ikibi bagacaho, basanga ari ingingo zawe zakoresha ibyo gukiranirwa bagacaho. Ahora tuzunguruka. Ariko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo uwabizawe n'Imana wese anesha iby'isi. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo uri muri twe arakomeye cyane cyane kuruta uri mu isi. Kuki abera bafite ubwoba bw'abarozi? Kuki abera bagira ubwoba bw'ibintu byose? Ni ukubera ko amagambo y'Imana atatuganje, atatwuzuye. Bakundwa, simbibabwira nk'uwarangije byose, ndababwira ngo twigirane imbere. Twese twigira imbere, twese twigira imbere.
Reka dusome aya magambo y'Imana, hanyuma dusangire igaburo ryera, hanyuma dusenge dusoze. Urakoze guha umutima wawe Imana, urakoze guha umutima wawe n'amatwi yawe Umwuka Wera kugira ngo avugane n'umutima wawe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 11 kuva kuri 23 dukunze kuhasoma, ariko reka tuhasome maze ubwira ubwose bubikiwemo uhinduka umugabane wawe. Abikorinto ba mbere 11:23 tumanuke tugeze kuri 32. Ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Ngo n'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Ijambo ry'Imana ritaragwirira muri twe, twibukaga urupfu rw'umwami turira, ariko urupfu rw'umwami ni intsinzi yacu. Twakurikiza za filime za Yesu twarebaga, amarangamutima akabyuka, umuntu akarira rwose. Niko kushobora kurira, ariko rira wakira icyo yagufatiye, cyangwa se niba ukize no kurira, urupfu niyo ntsinzi ye, niko gutsinda icyaha kwacu, niko kwimurwa kwacu, kandi ntirwamuheranye. Hanyuma yadusabye ko tubikora iteka tumwibuka. Ubundi nubwo tubyibuka tuvuga igaburo ryera, ariko umukristo yagombye guhoza umutima kuri icyo. Bizakubera ubutsinzi kandi bizahora bikwereka urukundo rutagira akagero. Igihe isi yakubwiye ko udakunzwe, kutawe ntawe kwitawe, niba urupfu rwa Yesu ukabona ko umusaraba, uzamenya ko wakunzwe bitangaje. Niyo mpamvu yadusabaga guhora tubyibuka. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. 27. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami. Uko bidakwiriye n'ubigana abikirensa, abisuzuguye, avuze atatu n'abandi barabikora. Uko ni ukwizanira urubanza. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, ariko umutima wihana, umutima ushaka Yesu, umutima ushaka imbaraga, umutima ushaka gukira icyaha, umutima ushaka gukira uburiganya, umutima ushaka gukira ubwibone, umutima ushaka gukira kwishuka k'uburyo bwose, uba uhawe ikaze kukwegera ameza y'umwami. Niba koko umutima ugambiriye wifuza gukirira mu cyo Yesu yadukoreye. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami, abaririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Utabiha agaciro bikwiriye upfa kubikora uko abonye. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Aha aravuga ngo nicyo ababikoze batabyitayeho zababyariye intege nke, abandi bahinduka abantu barwaragurika, abandi barakenyuka, kugusinzira no gupfa kare. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke kandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Nyamara iyo ducira urubanza n'umwami wacu, duhanirwa nawe kugira ngo tutazacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. Uno murongo wa 32 icyo ashatse kuvuga, iyo Uwiteka ducyashye ni ukugira ngo tutazacirwa urubanza hamwe n'ab'isi. Araducyaha muri none, adukosorera muri none. Imana ishimwe cyane. Dushingiye rero ku byo Kristo yahishuye mu mibiri yacu, twizeye kumenagurika k'uburetwa bw'uburyo bwose umwanzi Satani ashyira ku mibiri yacu. Twizeye kuba Imana yatugeneye kubabo, tukazasoza igihe twagenewe twarakoze byose Data yatugeneye gukora. Hanyuma tubikora kandi duhagaze mu cyuho. Ntitwihitiyemo aho tuvuka, ntitwihitiyemo abatubyaye, ntitwihitiyemo abo tuvindimwe, ariko dufitanye nabo isano y'amaraso. Tubikora rero duhagaze mu isano y'amaraso dufitanye na Kristo. Tukabikora duhagarariye bene wacu dufitanye nabo isano y'amaraso. Mu Baheburayo 2:14 haravuga ngo nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Yesu yahuje natwe umubiri n'amaraso, duhinduka abavandimwe be, kugira ngo urupfu rwe nirukorera muri twe
aruhinduza ubusa ubutware bw'uwari ufite imbaraga ari we Satani. Dushingira kuri iryo sano ry'uko yahuje natwe umubiri n'amaraso. Ni ukuri tugahagararira bene wacu tukabingingira. Ufite amaraso ya mama, ufite amaraso ya papa, ufite amaraso y'umuvandimwe, ufite amaraso, duhuje isano y'amaraso. Yewe turarenga tukajyana mu isano y'urushako. Bibiri tubwira ko twahindutse umubiri umwe. Tugaragara muri ubwo butware tugasengera abacu. Tugiye kwegera rero ameza y'umwami, hanyuma dufatanye gusenga. Uko Umwuka w'Imana akuyobora usenge muri ubwo buryo. Data, turagushimira amaraso yawe yamenetse ku bwacu. Ngiryo joro uraye uri budupfire, wenze igikombe uragishimira. Uravuga ngo n'amaraso y'isezerano rishya ava ku bwa benshi. Ndagushimira amaraso y'isezerano rishya, amaraso yatwimuye tugakurwa mu bwami bw'umwijima tugatwarwa mu bwami bw'umucyo. Turagushimira amaraso yawe yamenetse ku bwacu. Urukundo ruhebuje ukundi kumenya kose tuzamenya wari utugaragarije ku musaraba upfa ku bwacu. Ngiryo joro kandi wenze umutsima urawushimira. Uravuga ngo uyu n'umubiri wanjye uva ku bwabe, uyu n'umubiri wanjye ugiye gushenjagurwa. Niko ku mubiri wawe warashenjaguwe, warawumanyaguye usangira n'abigishwa bawe nk'uko tugiye gusangira. Babonaga umutsima usanzwe, ariko bavuga ko umubiri wawe ugiye gushenjagurwa. Warashenjaguwe ugira imibyimba ku mubiri, urababazwa ukurwa n'isoni, kugira ngo igihe uzagaruka mu bwiza bwawe twebwe tutazakorwa n'isoni. Ugira imibyimba ku mubiri kugira ngo dukuremo gukira kwacu. Turagushimira umubiri wawe washenjaguwe ugakorwa isoni ku bw'ibyaha byacu. Uyu munsi nahindutse umwana w'Imana, singifite urubanza kuri njye kubw'imbabazi zawe. Data, turimo twegera aya meza, turimo tunywera kuri iki gikombe, turimo turira kuri uyu mugati. Twakiriye ibyo wadufatiye byose, ibyo waduhesheje byose mu gupfa no kuzuka kwawe. Mugaragu wawe waramuhishuriye ngo babikoze batabyitayeho, bamwe bararwaraguritse, abandi barakenyuka, abandi bahorana intege nke. Tuje kwakira iby'imbaraga waduhesheje mu maraso y'isezerano rishya. Ndasenze ngo buri mwana wawe duhurira mwami kuri aya meza yawe, imbaraga zawe zimwuzure, imbaraga zawe zuzure umwuka we, zuzure ubugingo bwe, zuzure umubiri we. Ntagire igice na kimwe kitakira imbaraga zawe. Kurwaragurika gushire mu izina rya Yesu. Uburetwa bw'umwanzi bumenagurike mu izina rya Yesu. Iminyururu, ingoyi z'uburyo bwose, iz'icyaha, iz'imiruho, iz'ibikomere n'izindi zose tutamenya, zituragurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Turagushimira ko twinjije mu isezerano rishya. Reka ubuzima bwo mu bwami twatwawemo bwose bwuzurire muri twebwe, uduhe gukurira muri twakira imbaraga zawe. Uburiganya bwa Satani bwimuke mu izina rya Yesu. Reka imibiri yacu ihinduke intwaro zo gukiranuka, gukiranirwa kose guhunge, uburetwa bwose bumenagurike, uburiganya bwa Satani bwose bumenagurike. Uwegera ameza y'umwami wese n'umutima ugukeneye, n'umutima ugushaka, n'umutima uciye bugufi ngo wakire ibyo wamufatiye, reka ahabwe ibyo wamuhesheje igihe wajyaga ku musaraba. Twakiriye ubuzima bushya buri muri wowe, twakiriye imbaraga zawe, twakiriye gukora kwawe. Reka urugingo rwari rupfuye rwakira imbaraga z'umuzuko mu izina rya Yesu. Reka amarangamutima yarapfuye, reka ibyamwe imbere byari biboze byakira ubuzima, reka iby'inyuma byari bipfuye byakira ubuzima. Umubiri wawe warashenjaguwe, urasuzugurwa, utukwa n'abo waremye.
reka ikimwaro n'isoni biri ku buzima bwacu twazaniwe n'ibyaha, twazaniwe n'inkomoko, twazaniwe n'ibintu bitandukanye n'ububi bwose umwanzi satani yatuzengurukije, bitembuye umwanya bidukurweho mu izina rya Yesu. Twakiriye ibyawe ngo bitwuzure, byuzure mu muntu wacu wo mu imbere, byuzure mu muntu wacu w'inyuma, kuko uyu mubiri ni ubuturo bwawe. Reka intege nke zimarweho, mukunzi mwiza, uburemere umwanzi satani yashyize ku buzima bw'abana bawe ngo badakora icyo bahamagarirwa gukora. Yajya kwinyagambura akamera nk'uwikoreye amatoni, yajya gusenga bikanga, yajya kwiriza bikanga, yajya gukora ibyo ahamagarirwa gukora mu nshingano bikanga. Hari abamama bambuwe kuba abamama, hari abagabo bambuwe kuba abagabo, hari abasore n'inkumi bambuwe ubuzima bwabo. Mwami w'abami ntibabona uko babisobanura, ariko bazi uko kuremerwa kuri ku buzima bwabo. Reka kumenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Twakira umugisha wawe wuzuye, twakira ubuzima bwawe bwuzuye. Duhagaze mu isano dufitanye nawe, kwahuje umubiri n'amaraso natwe. Tuzanye ubuzima bwa bene wacu, tuzanye abagabo bacu, tuzanye abagore bacu, tuzanye abana bacu, tuzanye abavandimwe bacu, tuzanye ababyeyi bacu, ngo abatwikirijwe uburiganya bwa satani, ubwo buriganya bumenagurike. Ibicaniro by'umubi ibiri mu miryango yacu bituzengurutse n'ibiduhiga n'ibibahiga n'ibibatsikamiye n'ibyavuze ngo nibasinde, ngo nibapfe nabi, ngo nibarorongotane, ibyo bicaniro tubisutsemo amaraso yawe ngo byamburwe imbaraga n'ubushobozi uyu mwanya. Amaraso yamanuka nk'umuriro utwika, bishya bikongoke mu izina rya Yesu. Twongeye guhagarara mu butwari n'ubushobozi waduhaye, dusenya ibicaniro bisaba abera, uburiganya bw'umwanzi arimo azengurutse abera ngo bananirwe, imitego y'uburyo bwose, intumwa za sekibi z'uburyo bwose zizenguruka abana bawe, zitumwe ko wahamagaye ngo bacogore. Twambuye imbaraga zabo zihinduka ubusa, uburiganya bwabo, ubukoryo bwabo buhinduka ubusa mu izina rya Yesu. Reka amaraso yamanuka nk'umuriro utwika, uzimangatanya ibyo bicaniro byose bidusaba mu izina rya Yesu. Tuvuze imbaraga zawe, tuvuze gutsindishirizwa nawe, tuvuze gushobozwa nawe. Reka itegeko ribi ryamuhindukiye uko abaho rikamuhindukira ubuzima, rikagenga imibereho ye aho rikomoka hariho hose, yaba mu isano y'amaraso, yaba mu zindi ntumwa za sekibi, ubwo twahuje umubiri n'amaraso nawe. Reka iryo tegeko ribi riteshwa agaciro mu izina rya Yesu. Yakira umugisha yagenewe, tumuvuzeho guhirwa mu nzira ze zose. Ukwiriye gushaka nashake, ukwiriye kubyara nabyare, ukora nahirwe, ibiganza bye nibitunga umugisha. Cyangiro n'ububi bw'uburyo bwose umwanzi amutwikiriza, cyose gikurwaho mu izina rya Yesu. Tuvuze umugisha ku bahungu, tuvuze umugisha ku bakobwa, tuvuze umugisha ku bagore n'abagabo, tuvuze kugirirwa neza, gukingurirwa imiryango yakinzwe na sekibi. Reka ubuzima buhora busibiza, bugahora bubasibiza, bimurwe kubw'imbabazi zawe, bimurwe kubw'ubuntu bwawe. Reka bayobye mucyo mu maso ho baviri, bera bayobye bagaruza imbabazi. Reka bakwibonera igitare, barebe ku musaraba icyo wakoze, batakurebera mu babatwaje igitugu, abamanipira spirituellement, nyaguhora ku ngoma n'ubundi buryo bwari bwo bwose bwa manipulation zitandukanye. Reka bakwibonere Yesu, babona urukundo rwawe, babona imbabazi zawe. Reka bakurebe ku musaraba, bakubona wadukuye mu bubata, ntugeze udushyira mu bubata bw'abantu, ngo tugeze mu mudendezo muri wowe. Turavuga imbabazi zawe no kugira neza kwawe, turahimbaza urukundo rwawe rutagira akagero. Twakiriye ibyo wadufatiye byose. Reka wari uhetamye yemeshwe, reka wari urambaraye abyuke, wari ucogoye asubizwe mu imbaraga, wagukoreraga yongererwa imbaraga zo kurushaho kugukorera. Tukwegura ingingo zacu zose ngo ziguheshe icyubahiro, ko dutekereza, uko twibwira, uko tureba, uko twumva, amaboko yacu, ibiganza, ingingo zacu zose ziguhesha icyubahiro. Ingingo zari zipfiye muri twebwe zizuke, abinda zahindutse nk'imva, ab'imigongo yapfuye, amagufwa yahitamye, ab'ibihaha byapfuye, ab'amagufwa n'imisokoro, Mwami w'abami byakira ubuzima bwawe. Witaye kuri detaye zitugize, nta gace na kamwe kagucitse. Mwami turasenze ngo byose byakira ubuzima bwawe, kugeza ku karemangingo gatoya kurusha utundi, byakira ubuzima bwawe. Turagushimiye imbabazi watugiriye,
turagushimira urukundo twaboneye aho uri. Nushimwe ma, nushimwe wowe uduha kubaho, nushimwe wowe uduha umwuka wawe, nushimwe wowe watwimika ukadukura mu bwami bw'umwijima, nushimwe wowe watujyanye mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Nushimwe, nushimwe wowe uhindura ibitashobokaga bigahinduka ibishoboka. Nushimwe wowe uhindura umunyabyaha rwimba inkange. Nushimwe wowe uzuye imbabazi no kugira. Nushimwe wowe watwimuye kadukura mu bigirwamana katugira abawe. Mwami, ibyo bidutera kugarukana amashimwe imbere yawe, ibyo bidutera kwizera neza ko abacu bakirorongotana nabo uzabakurayo. Ese twebwe ko watubonye mukunzi mwiza, ese njye ko wambonye wankuye he mukunzi mwiza, uretse urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ngaho bana natwe komeza twihishurire birushijeho, tugende tugwiza imbaraga, dukurire muri wowe, tugende tugwiza ubushizi bw'amanga, tugende turushaho gusa nawe Mukiza. Ni ukuri byacu byose n'ibitugize biguhindukira intwaro zo gukiranuka, urwanisha intambara zawe tudatsinzwe n'uburiganya bw'umubi. Urakoze, saba umugisha abana bawe twabanye muri iyi minsi 3, abagiye bitanganya gora ku ngoma bagasuka ubuzima bwabo imbere yawe. Subize gusenga kose kuri mu ndiba y'imitima yabo, imitima yacu ikomeze guterwa umwete nawe, n'ishyaka ryo kuza aho uri, n'inyota y'ibyawe irushaho kugwira. Twigizwe imbere, turushaho kugwishurirwa, maso yacu ahweze tukubone, matwi yacu akinguke tukumve. Urakoze, ubereye mwiza bagutegereza, ubereye mwiza bakwambaza. Hembura, hembura umurimo wawe mu itorero ryawe mu gihugu cyacu, hembura umurimo wawe mu mitima y'abera, hembura umurimo wawe Mwami. Ubwiza bwawe nibusabe, umwuka wawe nuganze, ibyo ushaka bari byo biba. Uhoza abarira kuko urabikora, abatibashije ngo bongera mu imbaraga, abananiwe niwo ubegura ndetse ukanabaheka. Reka bumve imbaraga zawe muri bo, reka bumve umuriro wawe muri bo, reka bumve gukora kwawe mu ngingo zabo, reka bumve gukora kwawe aho bari bicaye hababereye nk'umwijima. Reka umucyo w'itangazo basange, abaribwaga abababaraga reka bakire ubuzima bwawe, abari bashobewe abatari bashoboye guhozwa reka bakire imbaraga zawe, bahumurizwe byiteka. Urakoze Papa, kibariro nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Reka turire ku meza y'umwami, turimo turirimbira Imana, nawe urira ku meza y'umwami ukomeje gusenga kuko umwami akuyobora.